السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تواجه بشمير الله سبحانه وتعالى بسبيل مهر محمد صلى الله عليه وسلم wena biwena bamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo bavandimwe bayisilamu kazi ni ya minota mikeya twibukiranya ibyo dukeneye gusobanukirwa ku idini yacu. Muri iyi minota mikeya rero tugiye kuganira ku nyungu ndetse n'impamvu igisibo cyashyizweho, impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse gusiba. Kuko iyo igisibo gitangiye cy'ukwezi kwa Ramadan birazwi ku isi yose, abayisilamu buri wese aho ari yumva ko nyine iryo tegeko agomba kuryubahiriza. Ariko hari abandi babibaza, ariko igisibo buriya kimaze iki, gifite inyungu zihe uretse kuba ari ukubahiriza itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Ariko harimo n'izindi nyungu nyinshi kandi zinyuze ubwenge mu buryo bwumvikana. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Imana iravuga iti yemwe abemeye Allah bakemera intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo mwategetswe gusiba. Nuvuga ngo gusiba ni itegeko. Aho ngaho Imana ivuga ngo mwategetswe gusiba, bivuga ngo ubwo tuvanamo yuko igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ntabwo ari ubushake, nta nubwo ari sunna nk'uko dusiba ku wa mbere cyangwa ku wa kane, nta nubwo ari sunna nk'uko dusiba ya minsi 3 ya buri kwezi. Oya, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ni itegeko Imana ivuga ngo kutiba, mwategetswe. Bivuga ngo ni ngombwa buri Muislamu wese, buri Muislamukazi wese ategetswe kubahiriza iyo nkingi yo gusiba. Imana iravuga iti kama kutiba alal ladhina min qablikum, ngo kandi nk'uko byari uko gusiba cyangwa se icyo gisibo cyari cyarategetswe n'ubundi n'ababayeho mbere yanyu. Bivuga ngo n'intumwa zabanjirije, intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abantu bazikurikiye nabo barasibaga, bari bafite uburyo Imana yabategetse igisibo. Bivuga ngo igisibo ntabwo ari gishya mu mategeko y'Imana subhanahu wa ta'ala, nta nubwo ari gishya kuri ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gusa, ahubwo igisibo ni icyo kuva kera cyane. Iyo tuvuze kwiyiriza, abantu benshi no mu madini atandukanye barabigira, ariko babikora mu buryo butandukanye, ariko no kugaragaza gusa yuko icyo kintu atari gishya, ahubwo ni ikintu gisanzwe mu mibereho y'abantu. Imana iti rero la'allakum tattaqun. Imana iti icyo gisibo rero mwagitegetswe, inyungu yacyo cyangwa impamvu mwategetswe gusiba ni ukugira ngo murusheho kubaha, gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuga ngo inyungu nyamukuru y'igisibo ni ukudushoboza, ngo igisibo kitubera impamvu, kitubera inzira yo gutinya Imana no kuyubaha. Ko gutinya Imana bivuga kuyubaha. Ubundi ibindi biremwa iyo umuntu atinya ikintu aragihunga akakijya kure, ariko Allah subhanahu wa ta'ala kumutinya ntabwo ari ukujya kure ye, ahubwo kumutinya ni ukumwegera, ukora ibikorwa byiza bikwegereza Imana, wirinda ibibi bigushyira kure y'imbabazi z'Imana subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero tugiye kwibaza muri izi nyigisho ngufiya ngo ese ni gute igisibo cyadushoboza gutinya Imana? Ko Imana yavuze ngo dusiba kugira ngo tubashe gutinya Imana. Ese ni gute igisibo cyatubera inzira? Ni gute igisibo cyatubera impamvu? Ni gute igisibo cyadufasha gutinya Imana? Ibyo byagerwaho gute? Bivuga ngo wagera ku gutinya Imana gute ubinyujije mu gisibo? Ubwo nicyo kibazo umuntu yibaza, uburyo bwo guhuza itegeko ryo gusiba ndetse n'uburyo gihinduka inzira yo kurushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala. Ibyo rero turabisubiza mu buryo nka butanu bukurikira. Icya mbere, gusiba ni ugutinya Imana, kubera ko gusiba iyo usibye wowe wubahirije nyine itegeko ry'Imana. Kuko n'ubundi gutinya Imana bivuga kuyubaha,
no kubaha ibyo igusaba no kwirinda ibyo ikubuza. Niba rero Imana igutegetse ngo ukwezi kwa Ramadani, Imana iti faman shahida minkum ash-shahr falyasumu, Imana iti ukwezi kuzasanga ariho azagusiba. Ubwo rero niba nawe ukwezi kwa Ramadani gusanze uriho ukavuga uti nshyizeho umugambi ejo turatangira gusiba, ukabyubahiriza, ubwo uburanzwe no gutinya Imana kuko wubashye itegeko ry'Imana. Byashobokaga yuko warya ukigomeka kuri iryo tegeko ry'Imana. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itugaragariza iyi ndangagaciro yuko mu gisibo harimo kubaha Imana. Intumwa y'Imana yaravuze iti ngo Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo as-siyamu li, ngo intumwa y'Imana yaravuze ngo kullu amali ibn adam lahu, ngo ibikorwa byose mwene Adamu akora ibihembo byabyo arabizi. Imana yagiye bitubwira, uzakora cyiza kimwe Imana izamukubira kuva ku nshuro 10 kugeza ku nshuro 700. Ibyo nibyo birazwi hagati aho ngaho. Ngo ariko Allah yaravuze muri hadithi al-Qudsi ngo illa as-siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi, ngo uretse igisibo, iyo igisibo ni umwihariko. Nubango nta n'umuntu uzi ibihembo by'igisibo kubera ubwinshi bwabyo n'uburyo bihambaye, ngo Allah yabigize ibanga rye. Nta nubwo Imana yigeze ishaka kutubwira ngo igisibo Imana izagihembera, izakigororera kuva ku 10 kugeza kuri 700. Igisibo gifite umwihariko, ntabwo kirimo aho ngaho, cyo kirarenze. Ngo niyo mpamvu Imana ngo qala Allah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi, ngo uretse igisibo kuko cyo ni icyanjye Allah, ngo ni jyewe. Kuvuga ngo ni icyanjye ni kuvuga ngo Allah niwe uzi ibanga ry'ibihembo n'ingororano ahishiye ateganyirije abasiba. Kubera iki rero Imana ikomeza ivuga ngo yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Impamvu ngo igisibo gikomeye cyane, ngo umugaragu w'Imana arigomwa akareka ibyo kurya bye, amafunguro, cyane cyane yuko igisibo ni igikorwa kiri hagati y'umugaragu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko ntabwo wareba ku bantu gutyo kuburanga inyuma ngo umenye ngo uyu nguyu yasibye cyangwa ntiyasibye. Ashatse arabishoboye yagenda akihisha akarya akananywa akanahaga, ariko wa mugaragu w'Imana yanzara yanyota akigomwa, ngo yada'u ta'amahu wa sharabahu, umugaragu w'Imana yigomwa ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye, akigomwa n'umugore we yemerewe yashakanye nawe ku manywa y'ukwezi kwa Ramadani, ukwezi kose ibyo kurya atabyegera, ibyo kunywa n'umugore we n'ibindi byose yigomwa kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Ngo kubera jye, Imana iti arabyigomwa byose kubera jyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo rero gutinya Imana mu gisibo tubigeraho ko twubashye itegeko ry'Imana, kuko wirinze ukigomwa ukareka ibyo kurya byawe n'ibyo kunywa wari wemerewe kubera Allah, kubera kubaha Imana. Urumva yuko ufite kubaha, kandi kubaha nyine niko gutinya Imana subhanahu wa ta'ala. Iyo ni inzira ya mbere tugera ku gutinya Imana tubinyujije mu gisibo. Bivuga ngo urigomwa ukareka ibyo wari wemerewe kubera yuko Imana yakubwiye ngo kubera jyewe bireke. Urumva yuko rero ufitemo indangagaciro yo kubaha Imana no kubaha itegeko ryayo. Cyo ni icyambere. Inzira ya kabiri nanone igisibo kituberamo impamvu cyangwa kidushoboza gutinya Imana, nanone igisibo kiduha icyo twita sawmu al-jawarih. Sawmu al-jawarih bisobanuye kuvuga ngo buya ntabwo ari igifu gisiba cyonyine, nta nubwo ari umunwa turisha wonyine usiba, ahubwo sawmu al-jawarih, igisibo kidutoza no gusiba no kwifata no kwigomwa ku bindi bice n'izindi ngingo z'umubiri wacu. Ugiye kureba neza, igisibo kidutoza indangagaciro yindi yo gutinya Imana dukoresha neza ibindi bice by'umubiri wacu. Niyo mpamvu qala ba'd as-salaf
bamwe mu bayisilamu batubanjije harimo abasahaba n'abandi baravuze ngo idha sumta, ngo nuzaba wasibye faltasum sam'uka wa basaruka wa jawarihuka, ngo nuzaba wasibye uko wasibye n'amatwi yawe ajya asiba, n'amaso yawe asibe, n'ururimi rwawe rusibe, n'amaboko yawe asibe, n'amaguru yawe asibe. Ni ukuvuga ngo igisibo ntabwo ari kureka ibyo kurya gusa, bivuga ngo nuzaba wasibye n'ururimi rwawe rujye rusiba, bisobanuye ngo nuzaba wasibye uzirinde kubeshya, nuzaba wasibye uzirinde gusebanya, nuzaba wasibye uzirinde kuvuga ibinyoma, iyo niyo bita sawmul jawarih. Nanone nuzaba wasibye amatwi yawe nayo azasibe, ntuzumva ibinyoma, ntuzatega amatwi iby'Imana yabujije. Nanone nuzaba wasibye amaso yawe nayo azasibe, bivuga ngo ntuzayarebeshe iby'Imana yaziririje, amaso nayo azasibe. Nuzaba wasibye amaboko yawe azasibe, ntuzayakoreshe iby'Imana yakubujije cyangwa ngo uyakoreshe ibikorwa biziririjwe. Urugero, ntabwo waba wasibye ngo wibe ujye gukora mu mufuka, ubwo ntabwo wasibye. Nuzaba wasibye amaguru yawe nayo azasibe, ntuzayagendeshe ugiye mu bikorwa bibi birakaza Imana subhanahu wa ta'ala. Urumva yuko bisobanuye ngo igisibo rero tugomba kucyumva mu buryo bwagutse gusa, uburyo bwagutse burenze gutekereza gusa kurya no kunywa ko ari byo turi bureke gusa. Ahubwo igisibo ni ingando dushyirwamo nk'abemeramana kugira ngo dukarishye, kugira ngo tunoze, kugira ngo twongere umurava, kugira ngo twongere imbaraga n'umuvuduko mu buryo bwo kwiyegereza Imana subhanahu wa ta'ala. Ni niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu kutwereka uburyo igisibo tugomba kucyumva mu buryo bwagutse burusha burenze gusa kuvuga ngo ntabwo uri burye ngo ntabwo uri bumwe. Igisibo ugomba kucyumva mu buryo burenze ubwo ngubwo. Intumwa y'Imana iravuga iti umuntu utazareka, twumve neza iyo hadithi. Intumwa y'Imana iravuga ngo umuntu utazareka kubeshya, ntareke gukoresha ibinyoma, ntareke gutanga ubuhamya bw'ibinyoma, ntareke kubeshya no kuvuga ibinyoma, ntareke guhangika, ntareke kubeshya abantu, nguwo Imana ntabwo imukeneyeho ko areka ibyo kurya bye n'ibyo kunywa bye. Bivuga ngo igisibo kirenze kureka kurya, kirenze kureka kunywa. Bisobanuye ngo igisibo ni uko umubiri wacu wose usiba, ukigomwa ibyo wakoraga bitari byiza, kugira ngo bidutoze kuzakomezanya nabyo na nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan. Ubwo rero inzira ya kabiri, gusiba bitubera impamvu yo gutinya Imana, ni uko gusiba bidutoza imyifatire yo kuba n'ibindi bice n'izindi ngingo z'umubiri wacu zigomba nazo kwifata no kwigomwa no gusiba. Gusiba tuvuga ni ukuvuga ngo tukirinda gukoresha ingingo zacu n'ibindi bice by'umubiri, tukirinda kubikoresha ibyaha n'ibirakaza Imana subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu twibukijwe ngo nuzaba wasibye amaso yawe nayo ajya asiba, ntukarebe ibya haramu. Nuzaba wasibye amatwi yawe nayo ajya asiba, ntukayumvishe iby'Imana yaziririje. Nuzaba wasibye ururimi rwawe narwo rujye rusiba, ntukabeshye, ntukavuga ibinyoma. Nuzaba wasibye amaboko yawe n'amaso yawe n'ibice by'umubiri byose nabyo bijye bisiba. Niyo mpamvu abantu b'Abayisilamu tugomba kumenya ko Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye ibice by'umubiri bitandukanye, ariko ibi bice byose ni indagizo kandi tuzabazwa ku munsi w'imperuka uko twakoresheje. Imana iravuga iti yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Imana iravuga iti wa munsi tujye tuzirikana wa munsi w'imperuka, munsi w'urubanza, umunsi w'ibarura, umunsi abantu bazahagarikwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, imbere y'umucamanza uruta bose, imbere y'umucamanza utabeshywa,
imbere y'umucamanza utajijishwa. Imana iravuga iti kuri uwo munsi rero tashhadu alayhim alsinatuhum, uwo munsi indimi z'abantu, indimi zacu Imana yaduhaye uru rurimi dufite, wa aidihim, n'amaboko yacu, wa arjuluhum, ndetse n'amaguru yacu, byose bizadushinja imbere y'Imana, byose bizatanga ubuhamya bigaragaza icyo wabikoresheje. Ururimi rwawe ruzavuga icyo waruvugishije cyose, amaboko yawe azavuga imbere y'Imana icyo wayakoresheje cyose, amaguru yawe azavuga aho wayagendesheje n'ibyo waba ugiyemo byose, kuko aho wajya hose, gahunda waba ugiyemo yose, dukoresha amaguru. Ayo maguru rero ku munsi w'imperuka azavuga aho wayajyanye hose. Ni nayo mpamvu Imana subhanahu wa ta'ala iravuga ngo ku munsi w'imperuka izafunga iminwa yacu. Imana iravuga iti uyu munsi turafunga iminwa yanyu, hanyuma watukallimuna, hanyuma havuge bya bice bitari bisanzwe bivuga, kugira ngo ubone ko ibintu bidasanzwe. Amaboko azavuga, amaboko ntabwo asanzwe avuga, ariko ku munsi w'imperuka azavuga ibyo yakoze byose, azatanga ubuhamya. Amaguru azavuga, amaso azavuga, amatwi azavuga, amaboko azavuga, ibice byose bizavuga. Cya kindi gisanzwe kivuga Imana izaba yagifunze kugira ngo utaza no kukivugisha ibitari byo. Urumva ukuboko ni kuvuga kuzavuga ibiri byo, ko ntabwo gusanzwe kuvuga, kuzaba kwavuzwe kubera impamvu. Uwo ni umunsi rero uhambaye tugomba gutinya no gutangira kwitegura buri wese mu buryo. Inzira ya gatatu rero, igisibo nanone kitubera impamvu yo gutinya Imana, kuko igisibo kidutoza kuzirikana abantu batishoboye, kuzirikana abakene. Bivuga ngo igisibo ntabwo urumva ko kirenze gusa kureka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Igisibo rero kidutoza kuzirikana abakene, kidutoza kuzirikana imfubyi, kidutoza kuzirikana abapfakazi, kidutoza kuzirikana abatishoboye duturanye badukeneyeho ubufasha butandukanye. Kubera ko iyo umuntu yasibye yumva uko inzara ibabaza, uko ibintu bimeze mu mibereho y'aha ku isi. Abantu ntabwo bari ku rwego rumwe. Hariho umuntu bitewe n'aho yavutse mu muryango we, ubushobozi Imana yabahaye nuko uwe ubwe ubushobozi afite, dushingiye kuri ibyo ngibyo, uretse kubw'igisibo gusa. Hari umuntu ushobora kuba atumva ukuntu umuntu abwirirwa, ukuntu umuntu yaburara, umuntu yabura ibyo kurya, birashoboka bitewe n'ubushobozi afite. Uwo muntu ashobora guhura n'umuntu ambwira ati, cyangwa kabaturanye n'umuntu ariko wenda mu rugo baturanye nta bushobozi arabibona, ariko akaba atumva ukuntu inzara yakumva ngo umuntu araburara cyangwa arabwirirwa, cyangwa ngo umuntu arababaye ngo arashonje, akumva ni nk'umugani, akumva ni ibintu atumva ukuntu bimeze. Hako umuntu abwirirwa ati bigenda biteye inzara imerite. Abo ngabo rero igisibo kibazana ku meza imwe n'abakene n'abandi batishoboye, bose bagahurira kukumva ya nzara n'ububabare bwayo n'uburyo ibabaza n'uburyo iryana. Ibyo bigatuma wa muntu wishoboye, wa muntu utari ukwiye kuba yakumva inzara uretse kubw'igisibo, nawe akumva ukuntu inzara ibabaza, akavuga burya bano bantu barababara, burya inzara irababaza. Noneho yahura n'umuntu hanze umufunguza, cyangwa si na ngombwa ahure nawe. Hari n'abandi badafunguza, badasaba, ariko bababaye. Qur'ani harabivuga ngo la yasaluna an-nasa ilhafa. Imana yavuga ngo abo ngabo hari abandi bantu bababaye ariko biyumanganya, bihishira, badatinyuka kujya gusaba, ariko ukaba umuzi. Abo ngabo ni abantu Qur'ani yatubwiye ngo abo ngabo ngo mubazi ku mazina yabo gusa. Amazina yabo murabazi, cyangwa uko umurebye ukabona babaye, ariko ntabwo umuntu wese ajya gusaba. Ariko hari abandi biyumanganya bakihishira, ariko Imana iravuga ngo ariko bababaye. La yasaluna an-nasa ilhafa, ngo ntabwo basabiriza cyangwa batitiriza abantu, ariko wowe ubwawe umutekerejeho, ukareba hepfo y'urugo rwawe, umuturanyi wo haruguru n'uwo hepfo n'uw'inyuma n'uw'imbere,
ushobora kubonamo abantu nk'abo ngabo benshi cyane. Iyo uri umwemeramana rero ntabwo utegereza ko umuntu azagusaba, ahubwo wowe uribwiriza mu ibanga ryawe, ariko uyu muntu uko mbona bimeze gutya, uyu muntu uko mbona bimeze gutya, ukamumenya ukamuzirikana. Waba ugiye guhahira abawe ukazirikana n'abahariya, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari abakene, hari abababaye benshi. Abo bose igisibo mu nyungu zacyo harimo kutwigisha ngo twumve inzara uko ibabaza. Noneho wa muntu numutekerezaho uzamenya ko afite imibereho itari myiza, bikuviremo bikubyarire kwiyumvamo yuko wababaye nkawe nk'uko nawe wababaye. Cyane cyane ko bavandimwe b'Isilamu, abo bantu bariho neza burya nibo bumva inzara cyane, nibo bumva inzara cyane, kubera yuko umuntu ufata breakfast mu gitondo rya funguro riremereye, yarangiza saa sita cyangwa saa yine akaza gufata ikindi kintu, yarangiza saa sita agafata irindi funguro, mu masaa 10 nimugoroba icyayi cyangwa kofi cyangwa ibindi akongeramo, nijoro akarya. Urumva umuntu urya nka 4 ku munsi, ibintu birahari byinshi. Urumva we mu gisibo burya reka mvuge ngo ahura n'inzara nyinshi cyane, kubera ko aba yaramenyereye ibintu kuba biri hafi cyane aho ngaho. Iyo rero ya nzara ahuye nayo, kandi iyo nzara yahuje abishoboye n'abatishoboye, bose bari ku rwego rumwe, uri ahubwo nibo bumva inzara cyane, kubera nyine bya bindi yaramenyereye. Buri kanya yabaga hari icyo ari gufata, hari ibiremereye, ibyoroshye byose mashallah, amafunguro nta kibazo gihari. Mu rugo firigo, ibitetse, ibibisi byose birahari. Uwo nguwo rero urumva nawe iyo ndangagaciro yo gusiba yaje iramubwira ngo Imana yagira ngo mu masomo, ntabwo ari ryo ryonyine, mu masomo yo mu gisibo Allah yagira ngo wumve n'inzara ukuntu ibabaza, kuko bitewe n'aho wavukiye bishobora kuba inzara ari amateka utazamenya uko imeze, utazanumva ko n'umuntu ashonje, ariko igisibo gitumye ku bw'itegeko ry'Imana wumva ko inzara ibabaza. Ubwo rero bigatuma burya wa muntu duturanye arababara cyane. Abana iyo baraye batariye bari kumubaza kandi ntacyo afite cyo kubaha, ibyo bigatuma ugira imbabazi, ugira impuhwe, ukamumenya, ukamuzirikana nk'inyungu, nk'isomo wavanye mu kwemera kwawe, ariko n'igisibo cyari gutoje. Iyo ni inyungu yindi tuvana mu gisibo. Inyungu ya kane ibanziriza ya nyuma hanyuma tugasoza tuvana mu gisibo ni inyungu yo kwihangana. Indangagaciro yo kwihangana, indangagaciro yo kugutoza guca bugufi no gucisha make no kudahubuka. Buriya mu bintu bitera ibibazo byinshi cyane mu mibereho y'abantu hano ku isi, guhubuka, uburakari bukubiyeho ako kanya. Umuntu ashobora kurakaranya n'undi akamukubita icupa akamukomeretsa cyangwa akanapfa, akamufunga imyaka 30 cyangwa burundu. Urumva ingaruka z'uburakari, ingaruka zo guhubuka, ingaruka zo mbese kubura indangagaciro yo kwihangana no gucisha make n'ubwitonzi no gucisha make. Igisibo rero kiraza icyambere, igisibo kirakubwira ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuko iyo umuntu yasibye tubyumve neza, ibyo bifite naho bihuriye n'ubumenyi bwa biology. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yasibye, umubiri uba ufite intege nkeya muri rusange. Umubiri we ntuwurebe wenda ko wabyibushye cyangwa unanutse, oya, turavuga intungamubiri ziri mu mubiri ni na za mbaraga. Dufate ibyo kurya nka essence cyangwa se imbaraga za moteri. Bivuga ngo iyo moteri yacitse imbaraga mu modoka cyangwa mu kinyabiziga kigenda gakeya kubera ikibazo cyaba kiri muri moteri. Umubiri nawo rero iyo umuntu yasibye byanga bikunda, harimo uburyo umubiri uba waciye bugufi muri za mbaraga zitandukanye zigenda zikoresha umubiri, zituma reacting agira ibyo akora. Ibyo byose biba byaciye bugufi, cyane cyane ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo mwene Adamu shitani imugendaho, Ibilisi nk'uko amaraso agenda. Uko amaraso afite umuvuduko, ubwo na shitani nawe afite umuvuduko mwinshi atwibasira cyane. Uko amaraso agabanya umuvuduko, na shitani nawe aragabanya. Niko bimeze, ibyo birakora. Ubwo rero iyo umuntu yasibye, umuvuduko w'ibintu byose uba wagiye hasi. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo
asiyamu junna, ngo igisibo ni ingabo. Ingabo turi kuvuga ni ya yindi, turavuga ya ngabo imwe ikoreshwa mu rugamba cyane cyane intambara zo hambere, wenda hatari habaho ibikoresho ariko n'ubu ngubu biriho bikora ako kazi. Ya ngabo yatumaga ariyo barwanishaga imyambi n'imiheto, umwambi utagera ku mwambi w'umwanzi, utagera ku cyangwa icumu cyangwa za ntwaro za gakondo za kera, bakoreshaga ingabo nyine kugira ngo intwaro y'umwanzi itagera ku bari kurwana. Ingabo turayumva, ariko no mu ntambara z'iki gihe nabwo harimo ibikoresho bifite ako kazi ko gutuma nyine za ntwaro zitagira iz'umwanzi zitaba zagera wenda ku barwana. Ariko intumwa y'Imana yagereranyije ngo asiyamu junna, igisibo ni ingabo. Ingabo ikurinda iki? Mwumve neza, bivuga ngo igisibo kirenze kureka kurya gusa no kunywa. Igisibo ni ingabo iturinda iki? Intumwa y'Imana iti fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, ngo umwe muri mwebwe nazaba yasibye. Bivuga ngo igihe wasibye kigomba gutandukana n'igihe utasibye. Imyifatire yawe wasibye igomba gutandukana n'igihe utasibye. Intumwa y'Imana iti fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, ngo umwe muri mwebwe nazaba yasibye fala yarfus. Ururimi, mwumvika igisibo kigiye kuba ingabo igushoboza gukoresha neza ururimi rwawe no kurufata. Intumwa y'Imana iti umwe muri mwebwe nazaba yasibye ntazavuge nabi, ntazatukane, wala yashabu, ntazavuga imvugo mbi z'amakimbirane no gutukana, imirwano. Intumwa y'Imana iti wala yashabu. Intumwa y'Imana iti noneho reka tuvuge ngo wowe wifashe, ariko hashobora kuza undi akakwiyenzaho, akakwanduranyaho, akagushotora. Intumwa y'Imana iti wa insabahu ahadun aw qatalahu. Intumwa y'Imana iti nihagira undi uva wowe ku ruhande atari wowe winishiyetinze cyangwa utangiye, ariko hakaba undi uje kugutangira. Intumwa y'Imana iti nihagira undi ugutangira akaza kukwiyenzaho, mugahura n'umuntu mu muhanda hariya, wenda wowe wasibye ariko we ntiyasibye, urumva hari wowe uritwara ute, nanone uritwara ute ku byo wahura nabyo wowe udatangije. Byose harimo indangagaciro igisigo kidutoza. Kuri wowe uko witwara nuko wakwitwara ku byo wahura nabyo wowe udafite mu ruhare, byose igisigo kiraguha indangagaciro y'ukuntu ugomba kwitwara. Intumwa y'Imana iti ngo umwe muri mwebwe nazaba yasibye ntazavuge nabi, ntazatongane, ntazatukane. Uwo ni wowe, ntuzabitangire. Ariko ushobora kuba atari wowe ubitangiye, ariko hakaba undi ukwiyenzaho, nawo igisibo kirakubwira uko uzitwara. Intumwa y'Imana iti nuhura n'umuntu hariya hanze akakwanduranyaho, akakwiyenzaho, akaba ari utangira kugutuka no kugutonganya, ashaka intonganya n'ibirwano n'amahane, intumwa y'Imana iti ntuzamusubize, ahubwo uzamubwire ngo inni saimun. Uzamubwire uti jyewe nasibye. Iyo ni indangagaciro igisibo kidutoza. Uzamubwire uti jyewe nasibye, sinsubizanya nawe, sintukana nawe, sintongana nawe, jye nasibye, mfite imyitozo ndimo, ntabwo nshaka kwica umwitozo wanjye. Bavandimwe b'Isilamu, icyo ni igisibo. Inyungu ya kane ni uko kidutoza kwihangana, kudatukana, kurinda ururimi, gufata imijinya yacu. Kandi ibyo ntabwo ari ishuri tuvamo ngo tuzatsindwe, ahubwo ni amahugurwa turimo dusabwa kuzakomeza, ko azaduherekeza na nyuma y'igisibo. Isomo rya nyuma tuvanamo rya gatanu nagennye ko tuganiraho kuri uyu munsi, navuze ko tuganira ku bintu bitanu. Icya gatanu rero bavandimwe b'Isilamu, igisibo nanone mu masomo meza cyangwa se mu nyungu kidufitiye, igisibo nanone buriya ku buzima bwacu bwiza, ni umwanya mwiza wo kuruhura ibice by'umubiri wacu, cyane cyane urwungano ngogozi, hahandi igifu n'ibindi birebana nacyo, ayo mara n'ibindi. Iki gihe cy'igisibo ni igihe cyo kuruhura igifu cyacu. Igifu gihora gikora amanywa nijoro, kitajya kiruhuka. Twinjiza mu mubiri iyo myunyu za proteine, ibinure, amasukari n'ibindi byinshi bitandukanye. Igifu nacyo gikeneye umwanya wo kuruhuka mu buzima kugira ngo gikore cyitonze, tutakirundamo mu gitondo, saa sita, nimugoroba. Ibyo ufashe byose kiriya gifu nacyo kirananirwa, igifu kirazahara. Igifu nacyo gikenera umwanya wo kuruhuka no gufata umwanya wo kugira ngo kibashe gutunganya neza inshingano zacyo, kuko iyo hagize icyangirika nyine ubuzima bwacu buba buhuye n'ikibazo. Igisibo rero nacyo
ni inyungu ku buzima bwacu, kuko ni umwanya wo kuruhura no kugabanya mu mubiri ibyo binure, iyo myunyu, ayo masukari, no guha umwanya igifu n'urwungano n'ibindi bigendana nacyo, kugira ngo ibyo bice nabyo bikore neza, ibashe kuruhuka, ibashe gutunganya neza. Mbese ni nko gusukura, nk'uko twabona maintenance cyangwa se ku modoka, igihe kiragera bakamena amavuta bakayisukura, n'ibintu byose bikora bigira igihe bikaruhuka. Icyo gihe igifu rero nacyo n'ibindi bigendana nacyo, n'izindi ngingo z'umubiri zitandukanye Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kubaho neza. Ibyo byose bavandimwe b'Isilamu ni inyungu idufasha twebwe, kandi zikaba ari inyungu zinyuze ubwenge kandi zumvikana. Ariko icyo dusozereza, icyitonderwa, igisibo muri rusange twacyita ko, nicyo nshaka ko dutahana icyo ngicyo. Icyo nicyo nifuza ko icyo bita ngo isomo tuvanyemo muri ibi twavuze byose byinshi, icyo twatahana kibikubiye hamwe byose. Igisibo ni ingando tuba turimo, ni amahugurwa tuba turimo. Murabizi abantu bakorera companies, ibigo byikorera bya leta, bagira igihe bagashyira abakozi babo mu ngando, mu mahugurwa, kugira ngo bongere gukarishya, kongera imbaraga, kongera umuvuduko, kongera uburyo bakora akazi no kugatunganya. Natwe rero mu rwego rwo kwegereza Imana, iyo umuntu igihe kigenda gishira agenda acika intege gakeya, ko umuntu niyo mibereho ye, kamere y'umuntu aba icyo bita board, acika intege, morali kamanuka mu bintu byose, no mu gutinya Imana nabyo agenda acika intege. Igihe nk'iki rero cya Ramadan, na bya bihe byiza Imana yadushyiriyeho tugenda tunyuramo, iminsi n'iyi, kuwa mbere kuwa kane ya meza gusiba, ya minsi y'amezi matagatifu, murabizi ibihe tugenda tunyuramo bigamije kongera umuvuduko, twongere tugire morale, tuzamuke imbaraga, umurava. Na Ramadan nayo ni ingando zo gutinya Imana. Izi ngando, wa mwene Adamu, wa mugaragu w'Imana utangiye gucika intege, umwaka ushize hagati aho hari ibyo yagiye ahura nabyo, Imana tuzanira iki gihe gihora kigaruka kugira ngo kituvugurure, kitwongere umuvuduko, nibura uyu muvuduko uzagusindagize. Cyo nshaka no ko dutahana, ntabwo umuntu uvuye mu mahugurwa ya za ndangagaciro zose twavuze, ntabwo azisiga mu mahugurwa. Uwo mukozi yaba yatsinzwe, kuko ntabwo wajya mu mahugurwa yo kunoza akazi ngo uzave mu mahugurwa umunsi wa nyuma uyavuyemo, nurangiza akazi wongere ukice, ubwo umwanya w'amahugurwa wawupfushije ubusa. Bivuga ngo inyungu za Ramazani ntabwo ari ukuzisiga muri Ramazani, ahubwo ni uko ziduherekeza na nyuma y'igisibo. Ubwo nibwo bivuga ko igisibo cyawe wakivanyemo iki? Amahugurwa n'ingando uzimazemo igihe, bigaragara ko hari amasomo wavanyemo. Naho ubundi uramutse Ramazani dusahira yidi ugahita ureka ibikorwa byiza wakoraga, ubwo icyo gihe bivuga ngo uyu mukozi ingando ze n'igihe amaze yapfushije ubusa, ntabwo yavanyemo amasomo yo kunoza no kongera umurava ibyo akora, bigaragara yuko we nta kiyungando yamumariye. Bikaba bisobanuye yuko rero igisibo ni ingando, ni amahugurwa agamije kuduherekeza nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan, kwa kwihangana umaze igihe witoza. None si imyitozo ni iki? Ntabwo umukinnyi, reka tugaruke ku mupira w'amaguru cyangwa indi mikino iyo ari yo yose, ntabwo umukinnyi bakenera ko yitwara neza mu myitozo atari yajya muri match. Ubwo se yitwaye neza mu myitozo, hanyuma yajya mu mukino nyirizina akitwara nabi, baramubwira ngo coaching ntacyo yamumariye. Bisobanuye yuko rero natwe imyitozo ubu niyo turimo, ahubwo dukeneye kureba nyuma ya cya gihe cy'ingano n'imyitozo tuzitwara gute. Niyo mpamvu rero izo ndangagaciro zose twavuze, ya masomo n'inyungu by'igisibo bigomba kuduherekeza na nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan, tugakomezanya nabyo. Bivuga ngo kigomba kuduhindura mu myifatire yacu, igisibo kigomba kuduhindura mu mitekerereze yacu, igisibo kigomba kutubera imbarutso yo gutinya Imana. Ni muri ubwo buryo Imana yavuze iti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, yemwe abemeye mwategetswe gusiba kuko byari byarategetswe abababanjirije, kugira ngo bibashoboze gutinya Imana subhanahu wa ta'ala, nkuko twabigaragaje mu ncamakeya uburyo igisibo kitubera impamvu yo gutinya Imana. Gusoza dusabe Allah subhanahu wa ta'ala
adushoboze kuba mu bagaragu be beza, babandi igisibo kigirira akamaro, babandi batazatahira ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko intumwa y'Imana ivuga iti rubba saim, intumwa y'Imana iti ngo hari igihe wasibye nta kindi azatahira uretse inzara n'inyota. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuvane muri babandi bazatahira inzara n'inyota, ahubwo adushyire muri babandi igisibo kizagira inyungu, kizagiraho impinduka, bagatungana neza mu gisibo, ndetse na nyuma y'igisibo amasomo bavanyemo n'inyungu bavanyemo zikabaherekeza zibarushaho kubashoboza kurushaho gutinya Imana subhanahu wa ta'ala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا للصيام شهر رمضان وقيامه. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.